Reka ntangire muri ubu buryo ngira ni umunyarwanda koko yabivuze ukuri ngo amaboko atareshya ntaramukanya. Kandi ikindi undi arongera aravuga ati bakunda ukize kandi iyo ukize baraza. Abantu buriya kenshi bakwegera cyangwa se bakwitaho iyo bafite icyo bakubonaho cyangwa se wenda hari ikintu babona bagukurikiyeho. Hari impamvu zigiye zitandukanye zituma abantu bagukunda, hari ikintu ufite cyangwa se wenda waba nta kintu usigaranye, usigaye amaramasa, bakagusiga bakaguta iheruheru, bakagusiga wenyine. Rimwe na rimwe waba uri no mu byago ukabona ntibanakugezeho. Hari abantu rero bayoborwa n'inyungu zabo gusa, bakaza gusa iyo babona hari icyo bungukira mu kukubona cyangwa se bakungukiraho. Hari n'abandi rero baba bafite umuco wo kwegera abantu babona ko bafite ubushobozi cyangwa se wenda bafite amahirwe. Abandi bashobora kuba batazi kubaka ubushuti nyabwo, bakibuka umuntu gusa igihe bamukeneye. Icyakora wenda si abantu bose bameze gutyo. Hari n'abandi wenda, hari n'izindi nshuti z'ukuri baba baguma iruhande rwawe, haba mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi cyangwa se wenda mu bihe bigoye, abo bantu bakakuguma iruhande. Abantu bamwe rero bagukunda bakakwegera cyangwa se wenda bakakwereka ko urukundo cyangwa se wenda bakakwereka urugwiro gusa iyo babona hari icyo bazakungukiraho. Ibi ni ibintu bibaho cyane cyane mu buzima kandi bishobora kubabaza cyane cyane iyo wari wizeye ko ubushuti cyangwa se wenda umubano mufitanye ushingiye ku rukundo ndetse n'ubwizerane. Ariko kugira ngo tubyumve neza ni ngombwa kureba impamvu zitandukanye zituma ibi bintu byose bibaho muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi. Icya mbere rero, buriya abantu bose bagira ibyo bakeneye mu buzima. Hari igihe umuntu ashobora kwegera undi kuko amubonamo ubushobozi bwo kumufasha cyangwa se wenda kuba yamubonamo akazi, amafaranga cyangwa se wenda n'inama zigiye zitandukanye, ubufasha mu masomo wenda cyangwa se n'indi nyungu wenda runaka ashobora kukubonaho. Ibyo ubwabyo si bibi pe, kuko gufashanya ni kimwe mu byubaka imibereho ya buri muntu cyangwa se ya kimuntu. Ikibazo rero kivuka iyo uwo muntu aza gusa igihe akeneye icyo kintu cyangwa se mu gihe akeneye ubufasha, nyuma akaza kubura cyangwa se akagenda agaceremba akagusiga uko yagusanze rwose, cyangwa se wenda ntanashime ubufasha yahawe. Icyo gihe umubano wanyu uba usa n'uwubakiye ku nyungu gusa. Ikindi cya kabiri, hari abantu bafite imico yo gushyira inyungu zabo imbere kurusha kubaka umubano urambye. Bashobora kuba barakuriye mu buzima bw'abishimishije guhoraho bashaka wenda aho bungukira cyangwa se wenda bakumva ko agaciro k'umuntu gashingira ku cyo ashobora gutanga. Bene abo bantu bakunda guhindura uko bitwara bitewe n'uko babona inyungu cyangwa se wenda batazazibona. Icya gatatu, hari abantu begera abandi kubera ko bababonamo bafite ubushobozi cyangwa se wenda bakaba bafite amahirwe agiye atandukanye. Iyo umuntu afite akazi keza, afite amafaranga, afite icyubahiro cyangwa se wenda afite ubumenyi runaka cyangwa se wenda umwanya ukomeye, ashobora kubona abantu benshi bamufasha cyangwa se ashobora kubona abantu bamushaka. Ariko iyo ibyo bihindutse cyangwa se wenda bikagabanuka, bamwe muri abo bantu bashobora kugenda. Ibi ni ikimenyetso cy'uko batakurikiraga uwo muntu, ahubwo bakurikiraga ibyo yari afite. Nanone hari igihe abantu batajya bamenya kubaka ubushuti bwa nyabwo. Bashobora kuba bafite ikibazo cyo kwerekana urukundo, kwita ku bandi cyangwa se wenda kubana nabo nta nyungu zihari pe. Ntibivuze ko habaho abantu babi wenda buri gihe. Hari ababa batarize pe uburyo bwo kuba bakubaka umubano ushingiye ku bwubahane no ku kwizerana cyangwa se wenda ku busabane gusa, nta kindi bakurikiye ku muntu. Ku rundi ruhande, ni byiza kwibuka ko
si abantu bose begera abandi kubera inyungu, ntabwo ari abantu bose pe. Hari n'abandi bagukunda uko uri, bakakwitaho mu bihe byiza no mu bihe bikomeye, nibo bakubaza amakuru ntacyo bagukeneyeho, bakagutera inkunga igihe ufite ikibazo, bakishimira intsinzi yawe kandi bakababarana nawe igihe uhuye n'ingorane. Abo nibo nshuti z'ukuri ndetse n'abavandimwe b'umutima. Iyo umuntu abonye ko rero abantu benshi bamwegera kubera inyungu, ashobora gutangira gutakaza icyizere, ariko si byiza gufata abantu bose nk'abameze kimwe, ahubwo ni byiza kwiga gutandukanya abantu bakwitaho by'ukuri n'abaza gusa igihe hari icyo bakeneye. Ibyo bisaba kwitegereza imyitwarire yabo igihe utagifite icyo wabaha. Niba baguma hafi yawe bakakubaha kandi bakakwitaho, akenshi uba ufite umubano ufite ishingiro. Niba bazimira iyo ntacyo bakubonamo, rero uwo mubano ushobora kuba wari ushingiye ku nyungu gusa. Hari umugani uvuga ngo inshuti nyanshuti iboneka mu byago, ariyo twatangiye tuvuga. Ubu busobanuro k'ubudahemuka n'urukundo nyakuri bigaragarira mu bihe bikomeye. Umuntu ugukunda by'ukuri nta kuba hafi kubera ibyo utunze cyangwa se wenda ubushobozi ufite, ahubwo akuba hafi kubera uwo uriwe cyangwa se wenda n'ubushuti akubonamo cyangwa se wenda n'urugwiro mugirana. Ni ngombwa rero kubaho ufite umutima wo gufasha abandi, ariko kandi ukagira ubushishozi. Gufasha ni indangagaciro nziza, ariko ntibigomba gutuma abantu bakwifashisha cyangwa se wenda bakugirira nabi. Shyiraho imipaka iboneye, wubahe abandi kandi usabe nabo kukubaha. Mu gusoza rero iki kiganiro, kuba hari abantu begera abandi kubera inyungu ni kimwe mu bice by'imibereho y'abantu, ariko ntibivuze ko urukundo rw'ukuri cyangwa se wenda ubushuti nyabwo butabaho, ahubwo ni isomo ridufasha guhitamo neza abo twizera. Kubaka umubano ushingiye ku kuri, ku bwubahane no ku rukundo, no guha agaciro abantu bagumana natwe haba mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi bigoye. Abo nibo baba bafite umutima w'ukuri kandi nibo bakwiriye kububungabunga nk'umutungo w'agaciro mu buzima bwabo. Reka ngushimire cyane wowe wakomeje kudukurikira cyangwa se wabanye natwe kuva ku ntangiriro kugeza hano ku musozo w'iki kiganiro. Jye mwabanaga nawe nitwa Gisa.